Amazina yanjye nitwa Ntampaka Fontaine, nkaba ndi umuvuzi gakondo, nkaba ndi n'umuyobozi uhagarariye abavuzi gakondo mu karere ka Gasabo. Yego, none muyobozi rero uyu munsi turabonanya ahangaha muri inama mwari mwagize, ariko nanone twagira ngo mutubwire by'amashira kinyoma. Uyu munsi utwibutsa iki ku bavuzi gakondo? Uyu munsi icyo twibutsa ni umunsi ngarukamwaka nyafurika w'abavuzi gakondo muri Afurika. Yego, hanyuma rero nk'uyu munsi noneho bimeze gute ugereranyije na gahunda mwajyaga mukora? Kuki uyu munsi mwabikoze gutya? Ni iyihe mpamvu nko mu karere ka Gasabo? Iyi mpamvu murabona namwe nk'uko mubidusanzemo byajyaga bibera hamwe ku rwego rw'igihugu, ariko ntibyakunze kubera ingorane zirimo, imvururu zirimo ziri mu rugaga rw'abavuzi gakondo. None izo mvururu ziraterwa n'iki? Murabona zigomba gukemuka gute? Imvururu ziri guterwa na bamwe bigometse ku buyobozi, banze kuyoboka ubuyobozi buhari buzwi na Minisiteri y'Ubuzima, buzwi bwatowe n'abaturage. Hakaba rero harimo bamwe bigumuye babuvaho bakajya guca ku ruhande bagakora ibitemewe, akaribo bateje izi mvururu. Umunsi ukaba wakorewe mu karere ka Gasabo. None nk'umuyobozi uhagarariye abavuzi gakondo mu karere ka Gasabo, by'umwihariko mu murwa mukuru, kwabonekamo abatubuzi benshi, rimwe na rimwe babwira abantu ko bavura ndetse ugasanga nta nubwo banavura, ari ibinyoma. Mubikemura gute nk'umuyobozi uhagarariye abavuzi gakondo? Ni iki murimo muteganya? Iyi nama ni iki ibasigiye uyu munsi ku itariki ya 34? Murakoze. Koko nk'uko bamwe bagiye babivuga, nta byera ngo de, hari abiyitirira ubuvuzi, ari no mpamvu ubuyobozi bubaho turwana nabyo buri munsi. Hari abaza nyine bakumva ubuvuzi, bakumva ari uguhera guhita ujyamo kuva mu gitondo uko bitekereje, ariko ibyo nibyo turwana nabyo ku munsi, kandi twaba twiyemeje ko inama ikidusigiye ni ukutangira tugahashya abo bantu, kandi tuzabigeraho bacike burundu. Hanyuma muyobozi, tukiri ahangaha twabonye abantu bo mu munyinya wa Gasabo. Biriya bintu mubitegura mute? Kubera iki mubitegura kuriya? Ni iki bivuze mu bavuzi gakondo? Mukore uriya munyinya wa Gasabo nk'uko mwawubonye, turabavuzi gakondo bo munyinya wa Gasabo. Hamwe harimo komite, ahandi harimo inararibonye, ahandi harimo abayobozi n'abaturage basanzwe ariko basanzwe bavura. Twishyize hamwe rero, twunga ubumwe, dushyira hamwe, dufite komite yuzuye, amakuru tuyahana ku gihe, bigatuma twiyubaka kuriya isaha ku isaha. Ibibazo byacu rimwe na rimwe tukagerageza kubyikemura, niyo mpamvu mwabonye dushyira hamwe. Agashya muri Gasabo rero? Agashya muri Gasabo, dufite biro mu karere ka Gasabo mu murenge wa Nduba, kandi dufatanya cyane n'inzego za leta, cyane cyane ko dutanga imisanzu aho batwitabaje nk'ubuyobozi bwite bwa leta, turafatanya. Kandi ibikorwa byacu tumaze kugeraho, twubakira abantu batishoboye, twamaze kubyemeranywa n'ubuyobozi ko abatishoboye, abadafite amatuwarete, abadafite mituweli, tugerageza gufatanya nabo kandi tukabikemura. Murakoze cyane rero. Ubutumwa noneho by'umwihariko ku bavuzi gakondo batandukanye, by'umwihariko uyu munsi, ubutumwa mutanga ku muyobora uyu munsi mu bavuzi gakondo ni ubuhe? Murakoze. Ubutumwa natanga ku bavuzi gakondo ni ugukomera ku muco, bakumva ko umurimo bakora ari uwabo, kandi nkashishikariza abantu ku itariki abavuzi gakondo bayigiriyeho, nk'uko abantu bakora aniveriseri z'umunsi bavutseho, abantu bakajya bayibuka batagiye kubwirizwa, bakamenya ko ari umunsi wabagenewe, bakamenya ko ari umunsi wabo bazajya bizihiza. Murakoze. Murakoze cyane. Murakoze. Nitwa Marie Chantal, ntuye mu murenge wa Rweru, mu karere ka Cyaruzinge, ndi umuvuzi gakondo. Hanyuma wa Marie Chantal, ubuvuzi gakondo bumazemo igihe kingana gute? Maze igihe kingana n'imyaka 2. Hanyuma ubuvuzi gakondo rero wabugiyemo kubera iki? Ko mbona ukiri mutoya. Ko nari nzi ko abavuzi gakondo baba ari abakecuru n'abasaza, wowe wabigiyemo kubera iki? Kuva kera nabaye nkunda
ibintu bijyanye no kuvura, numvaga kenshi cyane naziga n'ibintu bijyanye n'ubuganga, ariko nyine biba byiza ko nzi n'imiti, ndavuga reka mbikurikirane kugira ngo nite ku banyarwanda mu rwego rwo gukunda ubuzima bw'abantu. Gukunda ubuzima bw'abantu. Hanyuma uyu munsi rero umaze imyaka 2 uri umuvuzi gakondo, ni ikihe cyiza wabonyemo, ni ikihe kibi wabonyemo? Icyiza nabonyemo ni uko iyo abantu baje bangana nkabafasha bagakira biranshimisha, mba numva nishimye kuri njyewe. Ikibi nta kibi. Urakoze cyane rero. Hanyuma ndumva ari byiza cyane. Hanyuma reka ndimo kubona turi kumwe n'undi mubyeyi hano wambaye neza, nawe ndabona ukiri muto. Muraho neza? Mwakwibwira abatwumva nta kibazo. Amazina yanjye nitwa Mukandamage Francine. Ba mu karere ka Gasabo, umurenge wa Ndera. Ndi umuvuzi gakondo. Ese ko mbona ukiri muto, ya ubuvuzi gakondo wowe bumazemo nk'igihe kingana gute? Ubuvuzi gakondo nyirizina ku buryo bugaragara mbumazemo imyaka 3. Imyaka 3. Wabukundiye iki rero? Ubuvuzi gakondo nahoraga mbukunda cyane ko n'abana banjye mfite, umwe ufite imyaka 10. Ntago nkunda kuvurira kwa muganga, urumva ko ndi umuvuzi gakondo mu myaka myinshi, nubwo maze imyaka 3 ku buryo bugaragara. Rero naje kubibonamo n'umuhamagaro w'Imana kugira ngo mbikore ku buryo bwimitse. Nibwo negereye bagenzi banjye barambwira ati ariko hari ihuriro ry'abavuzi gakondo Aga Rwanda Network. Ndavuga ati rero iryo huriro ry'abavuzi gakondo rishobora gutuma ngera ku nzozi zanjye, ko naba mbegereye kandi bazi ko mbikora, n'uwavuga ko ndi kubikora nabi nkaba namwereka ko mfite aho mbarizwa. Muri urwo rwego rero mbikunze kandi nkaba mbirimo. None se ubu ngubu ko najyaga numva nyine abavuzi gakondo bavuga ko baba ari abapfumu, ngo umuntu atera nk'utuyuzi ukuntu nk'uko agakaraga n'urugimbu. Nawe urabizi kurukaraga, bigenda gute ibyawe ubikora gute? Byanjye ntago harimo gukaraga ibyo bintu. Gusa ababikaraga nabo barahari, ariko ntago twabatera amabuye. Cyane ko maze kugera muri ubu buvuzi gakondo nagiye menya ibintu byinshi. Ngiye ku bantu ngenda mfasha cyangwa bangana, ni nk'abantu barozwe, ubwo bushobozi naje kubwisangamo n'Imana ibonshyigikiramo. Ubwo abantu barozwe urabavura? Ndabavura. Ukaraga iki? Ni nk'ihembe ni iki? Amahembe nkabavura bagakira. Ukoresha ihembe ubavura se? Numvise ngo abantu bakoresha ihembe. Ngewe umuti wanjye ndawufata nkawusengera, nkawutongera yuko uwo muntu agomba gukira iryo hembe. Wowe uratongera mu izina rya Yesu. Uratongera mu amina. Tumukurambere witwa Yesu Kristo. Amina. Yagendaga atoba kondo agakoza abantu ku jisho, akavuga ngo genda kwizera kwawe kuragukijije. Rero nanjye ni muri urwo rwego no mu muhamagaro w'Imana no gusanga ibyo bintu mbikoresha kenshi no ku bana banjye, birangira ndi kubikoresha no ku Banyarwanda. Bakoze cyane. Kandi n'umunyarwanda unganye wese ndamubwira ngo ni umuhamagaro w'Imana, ntabwo mfite umukurambere cyangwa ngo basogokuru banyogokuru. Ariko si ikibazo nkubaza, wabyize ute? Umuhamagaro w'Imana. Wagiye kubona ubona urabizi kuvura? Ubu nanjye nabishobora. Ubu nanjye nabyiga nkabishobora. Wasenga Imana ikabiguha. Nk'umuntu aramutse agusanze ntabwo wamwigisha ngo abimenye kereka ari umuhamagaro? Namwigisha, wenda nkamubwira ati uyu muti witwa gutya ndi kuwuvurisha. Ariko mu kwizera, twihujije kwizera, nawe abasha gukira. Ubwo atizera wapi ntago yabishobora kuvurisha. Muri iyo myaka 3 rero n'umuhamagaro wanjye ku murenge wacu wa Ndera hadutse ibintu byo kuvuga ngo abantu barapfa. Ubu nakwizeza ntashidikanya yuko ibyo bintu byagabanutse. Ntago umunsi ku munsi ngo umuntu yavuye mu kabara arapfa, duhura nabyo. Ariko umuntu ahita bikavaringa, uwo muntu agahita agira ubuzima
nabwo turashima Imana. ahubwo duhe nomero rero niba uko bimeze nomero yawe ni kangahe ahubwo 0789 42 44 9. hanyuma ngo uri mu murenge wa Ndera akagari kahe Kagari ka Rudashya hanyuma tugaruke kuri wa mushiki wacu rero hajya wavuze yuko ngo witwa nde navuze ko nitwa Marie Chantal wa Marie hanyuma ngo mubarirwa muhe murenge murenge wa Ndera hanyuma uyu mwanya tuvugana nk'umuntu aramutse ashaka kwivuza ikintu uzi wumva wahita umuvura cyihuse ni iki umuntu ararwaye kwivuza nzi cyane namuvura nkamufasha aba afite ikibazo cya amibe yaramurenze yangana nkamufasha tukiri aha rero mu buvuzi gakondo noneho tugaruka aha ngaha ubuvuzi gakondo muri iyi minsi ububona gute muri iyi minsi ubuvuzi gakondo bufasha abantu cyane ko abantu bagenda bahura n'ibibazo bijyanye n'amarozi abantu babaye babi ku bandi bagenda babahemukira ariko iyo ugannye umuvuzi gakondo aragufasha ugakira none nshaka kuza kwivuza izo nzoka rero nakubona gute mbona afite nimero za telefone wampamagara izo telefone se ziba zimanitse iwawe ku buryo utazitubwira none aha cyangwa ihari nta kibazo 078 ndasubiramo 078 murakoze cyane amazina yanjye nitwa Nigirimbabazi Obedi aba ndi umuyobozi w'abavuzi gakondo mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru none Nigirimbabazi Obedi uyu mwanya uhagarariye abavuzi gakondo mu karere ka Musanze none mwebwe kuri uyu munsi ngaruka mwaka umunsi nyafurika wahariwe ubuvuzi gakondo ni iki mwebwe nk'akarere ka Musanze mwakoze ni gute muwitegura ni gute mwawiteguye mu by'ukuri umunsi twari twiteguye kuri bubere muri stade Amahoro ariko ntabwo byakunze ko ari mubera twawukoreye ku mudugudu ni ukuvuga ngo umunsi wagenze neza kandi ibintu byari bimeze neza mwawukoreye ku mudugudu gute ni uwuhe mudugudu w'icyitegererezo rero mwahisemo mudugudu w'icyitegererezo twahisemo twawukoreye mu mudugudu wa Nyamuremure ni mu kagari ka Kigombe niho twawukoreye mu murenge wuhe nyine akarere umurenge wa Muhoza hanyuma ni iki mwagarutseho rero muri iyo nsanganyamatsiko mu gihe mwari muri gahunda y'ibiganiro byanyu mu mudugudu muri gahunda y'ubuvuzi gakondo icyo twagarutseho ni ukubwira abavuzi gakondo ko bakwiye kwirinda ababiba amacakubiri nk'aho hari abantu bakomeje kutwinjirira hano iwacu mu karere ka Musanze ejo bundi umunsi ushize bari bahageze bari ahantu mu kabari kwa Sebukangaga tumenyesha inzego z'ubuyobozi zihageze ubwo basanze cyakoze bafite igipapuro DPC yari yabahaye ubwo ariko amakuru dufite aka kanya nuko nabo bari bashaka gukora ibyabo ariko ubu bakaba bahagaritswe nabo batabikoze byo bagombaga gukorera i Kigali kuri stade Nyamirambo. Urakoze cyane tukiraho none Obedi tukiraho ko twumvaga yuko ngo nawe uri umwe mu bantu bahagaritswe n'itsinda riyobowe na Beata bimeze gute wowe ese uyo gahunda wayumvise ute mu by'ukuri nagiye kubona numva nanjye mbona itangazo kuko bagiye gusinyisha ku karere bavuga ko ngewe nahagaritse ariko nari nsanzwe mbimenyereye kuko na nubundi bangendagaho na bagahagarika n'abantu twe twaturanwe muri serire spéciale y'umuryango wa RPF bakababuza gutanga umusanzu ubwo bigiraho baducana intege noneho turabireka burundu kuko baratubujije ndetse bibanatubangamira cyane hanyuma tukiraho ngaho rero abo babahagarika ni bande ese barabifitiye ububasha bimeze gute nta bubasha babifitiye ni witwa ntawiga umugabo Etienne na Nuwimana Betty nibo bakomeza kugenda bakwirakwiza ayo makuru ndetse ko dufite uwo bakoresha hari umuntu bakoresha wo mu murenge wa Shingiro witwa Imana Jean Bosco hanyuma bakabikora none wowe ubyitwara mute rero ubyitwara mute ko mbyitwaramo ubwo nyine ni ukubimenyesha ngatanga amakuru nkayaha ubuyobozi bwacu bukuru bw'urugaga rw'abavuzi gakondo
bimenyesha n'ubuyobozi bw'umuryango wa RPF Inkotanyi. Urakoze cyane. Hanyuma ni ikiro muteganya noneho muri uyu munsi ngarukamwaka imbere, none icyo muteganya ni igiki? Ko bigaragara ko noneho uyu munsi mubonye ubutumwa buhembura abanyamusanze cyangwa se abanyarwanda muri rusange. Ni iki noneho nkawe nk'umuyobozi w'akarere ubu uyu mwanya ugiye gukora cyangwa ugiye gukorera abagenerwa bikorwa, ndavuga abavuzi gakondo b'akarere ka Musanze? Abavuzi gakondo b'akarere ka Musanze, icyo twasaba ubuyobozi budufashe bw'akarere kacu ka Musanze, budufashe igihe tubahaye amakuru y'abantu bari kuri amacakubiri bajye babikurikirana, bamenye ko ari byo cyangwa se atari byo, ariko badufashe kandi dukorane neza maze ibintu bizagenda neza. Murakoze cyane. Hanyuma nk'umuvuzi gakondo uri mu karere ka Musanze, kuko nabonye hajya kabura gafite imirenge ingahe? Imirenge 15. Imirenge 15 ashobora kukubura na nomero yawe akaba atayifite. Nomero ubonekaho ku buryo aramutse agushatse yaguhamagara akakubona ni iyihe? Ubuvuzi gakondo wa kena nimero yanjye yampamagara kuri 078 28 14 873 na niyo nkoresha kuri WhatsApp.